nko muri jenoside ibintu byose byabaye kwica abantu, gukomeretsa abantu, gufata abana n'abagore ku ngufu, byose ni ibintu ubwabyo biteye ubwoba bwinshi by'indengakamere. Ubundi mu busanzwe ubwonko bw'umuntu ntabwo buba bwiteguye guhangana n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Bigasiga rero umuntu atazi uko yakwitwara, navuga ngo umuntu atazi uko yakwitwara. Ni ukuvuga ngo abantu mbere ya jenoside baratekerezaga abantu hari ukuntu abantu bafata abandi bantu. Umuntu ubundi kuko duhuje ubumuntu, umuntu ntabwo yagombye gutema umuntu ntabwo yagombye gufata umwana ngo amuhambe ari muzima. Ni ukuvuga ngo kubona ikiremwa muntu gikora ibintu by'ubugome bw'indengakamere ni cyo kintu kibabaza abantu kikanabashegesha kurusha ibindi bintu nabyo bishobora gushyira mu buzima bwacu akaga. Hari ibindi bintu nabyo biteye ubwoba kandi bijya bihitana abantu, imitingito, imyuzure, inkongi z'umuriro. Ibyo nabyo bishobora gutera ihungabana kuko ikintu gitera ihungabana ni ikintu gishyira mu kaga nyine ubuzima bwacu. Ariko iyo bivuye mu bantu byakozwe n'ikiremwa muntu nibwo bidushegesha kurushaho, kuko biba bikwereka ko umuntu yafashe umugambi wo kukugirira nabi, kandi icyo kintu ari ikintu twakagombye kwirinda. Ni ukuvuga ngo iyo birangiye usigara noneho ari nko gutangira bundi bushya, utazi ukuntu uzajya utekereza abantu, utazi ibintu byose navuga ngo twishingikirizagaho twemeraga nk'abantu. Icyo gihe bisigara bisa nk'ibyashegejwe, bigira ingaruka rero ku mitekerereze yacu nyine, ariko bigasiga n'amarangamutima menshi cyane. Ahanini ni ubwoba bwinshi n'agahinda kenshi. Abantu bamwe na bamwe bagira n'uburakari, hanyuma bigasiga no mu mubiri rero ubwo bwoba buba bwabaye busiga n'ingaruka ku mubiri, cyane cyane ku mikorere y'ubwonko. Ugasanga n'umubiri abantu basigaye nk'abantu, umuntu yikanga cyane, umuntu agira umutima utera inshuro nyinshi cyane cyangwa agatitira nta kintu kibaye. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu nk'ibyo bibaye bisiga ingaruka yaba mu mitekerereze, mu marangamutima ndetse n'imikorere y'umubiri, cyane cyane n'ubwonko. Hanyuma bikagiraho n'ingaruka n'ukuntu twitwara. Niba umuntu afite ubwoba ntabwo ujya gusabana n'abantu, ntabwo usohoka nk'uko byari bisanzwe. Noneho bikaba byagira n'ingaruka cyane cyane n'ukuntu tubana n'abandi. Icyo dukwiye kumenya ni uko ikiremwa muntu uko cyaremwe cyangwa uko giteye, ntabwo twaremewe no guhura n'ubugome bw'indengakamere kandi bukozwe n'abantu. Ntabwo muri wenda ko mu banyafurika n'abanyarwanda benshi twemera Imana, ntabwo ari uko twari twaremwe. Ni ukuvuga ngo inshuro zose umuntu ahuye n'ubugome bw'indengakamere n'ubugome muri rusange bukozwe n'abantu, buradushegesha kuko ntabwo turemwe ngo tugirirane nabi. Kuba rero abantu bahura n'ibyo bintu bagahungabana, bakumva ntibagishyitse nk'uko bari bameze, bibaho, biranumvikana. Nta muntu wagombye guterwa isoni nabyo. Bibaho ku banyarwanda, ariko abanyarwanda twabimenye kubera ko byabaye no ku bantu batandukanye ku isi yose. Ni ukuvuga ngo umuntu wahuye n'ikintu cyamuhungabanyije icyo ari cyo cyose, yaba jenoside, yaba n'abavutse nyuma yaho, wenda n'umwana wabonye agisida abantu bapfa, cyangwa n'umuntu wafashwe ku ngufu, amarangamutima yawe n'ukuntu waba wiyumva bifite agaciro. Birumvikana, bifite agaciro kandi bisangiye n'abandi bantu nabo byabayeho. Ntabwo umuntu aba ari wenyine. Ikindi ni uko hari ubufasha.
hari abantu ari mu miryango yacu bashaka kudutega amatwi, ariko iyo birenze iby'abavandimwe n'inshuti, harimo n'abantu babyize. Kandi igihe icyo ari cyo cyose, niyo haba harashize imyaka myinshi, nta bufasha wasabye ushobora kubushaka ugafashwa, agahinda ntikaguherane.